Elise na Claire, uyu ni umunsi w'Imana yabahuje n'urukundo rurasaza na rimwe. Imitima yanyu yombi ihuriye mu ndahiro kuba uyu munsi uri umwe iteka ryose. Mubayishimo n'amarira muzagendana mu minsi myiza n'igoranye muzihanganira. Isezerano ry'uyu munsi ribe itarara riyobore urugendo rwanyu rwose. Elise na Claire mukundane iteka, urukundo rwanyu rurusheho gukura. Imana ibabere umusingi w'urugo, urukundo rwanyu ntiruzigera ruzika. Claire uri indabyo mu buzima bwe, Elise uri iginyi cy'umutima we. Muri mpano baye umwe kundi, ubuzima bwanyu bube indirimbo y'ibyishimo. Ntimuzatererane niyo imvura iguye, mukomere ku ndahiro mwatanze uyu munsi. Urukundo rubakiye kukuri n'izubahiro, ruzatsinda byose, ruzahora. Elise na Claire mukundane iteka, urukundo rwanyu rurusheho gukura. Imana ibabere umusingi w'urugo, urukundo rwanyu ntiruzigera rutwika. Uyu ni umunsi wo kwishima no gushima Imana, urugo rushya rutangiranye n'urukundo. Elise na Claire mugire amahoro n'umugisha, mube ishusho nziza y'urukundo nyakuri.